Muraho neza. Ni Dr Daniel Nsabimana. Mugiye kuvugana ku kamaro k'amavuta ya elayo. Ayo ni amavuta meza cyane bitangaje kandi akora imirimo myinshi. Ndayababwiraho muri make ariko nzakomeza mbasobanurire, nzababwira n'akandi kamaro kayo. Ayo mavuta ni meza cyane ku bantu bafite ikibazo cyo kugwira kw'ibinure byo mu mitsi n'ibyo mu maraso. Ayo mavuta ni meza cyane ku bantu barwaye umwijima, igifu, impyiko n'umutima ndetse n'izindi nyama nyinshi zo mu nda. Ayo mavuta biba byiza iyo uyakoresheje uyasimburanya n'ay'ibihwagari. Ni ingenzi mu gutuma imyanda yo mu nzira zisohora umwanda usohoka neza. Ayo mavuta rero ni meza cyane kuko nko ku bantu bakunze kwituma nabi, ushobora kuyarya kandi ushobora no kuyanyuza mu kibuno, ibyo bita kwina. Kandi noneho ayo mavuta ni meza ku bantu barwaye umwijima, abafite uburibwe bwo mu mwijima. Ushobora gukoresha hagati ya garama 100 na garama 200 mu gihe cy'amasaha 24. Kubera yuko abarwaye umwijima bakunze kugira iseseme nyinshi, ayo mavuta aragenda agakuramo za seseme, agatunganya umwijima, maze umwijima ukongera kuboneka ukora neza. Na bya bindi byo kubura apeti, na bya bindi byo guhumeka umwuka unuka, kubw'umwijima waragiye wangirika n'amaraso agenda awuvuriramo, ibyo byose amavuta ya elayo arabikemura. Amavuta ya elayo rero akora ibintu byinshi cyane kuko nk'ubu nk'abantu bakunze kugira ikibazo mu nzira zizana indurwe, muri iriya miheha ikura indurwe mu mwijima iyijyana mu gasabo, iyo uyakoresheje hari ibyo bita calcule biliaire. Utwo ni udusenyi tujya dufunga ziriya nzira zizana indurwe. Ayo mavuta ya elayo rero afite ubushobozi bwo gushwanyuza no gukura mu nzira utwo dusenyi. Kandi ayo mavuta iyo uyakoresheje cyane rwose, cyane cyane mu gitondo ukibyuka, aba meza cyane. Kandi noneho ajya akora no mu ndwara z'uruhu. Iyo ufashe ayo mavuta cc 200 ukayavanga n'ibyo bita sulfate de magnesi, ayo mavuta ushobora kuyavanga n'izindi produits bagakora pomade yo kwisiga, maze agatunganya uruhu kandi akaruvura. Yoroshya uruhu bigatuma akoreshwa mu kuyasiga, haba mu mazuru, haba mu matwi. Noneho rero reka mbabwire n'amababi ya elayo. Amababi y'ibiti bya elayo nayo ushobora kuyateka, ukayateka neza, maze umuntu akajya umuha ikirahure cy'uwo muti, uwo muntu urwaye umuvuduko w'amaraso. Rwose ndababwiza ukuri, amababi y'ibiti by'imyelayo kuyanywa avura umuvuduko w'amaraso, akawushyira kuri gahunda, ibyo bita action hypertensive. Murakoze cyane rero, turi kumwe ibihe byose, tuzakomeza tubagezaho n'ibindi byiza. Mubana amahoro y'Imana.